Yes, mbaye ikaze kandi nabasuhuje bakunzi ba Kigali Now Update. Mwe mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho ko bwije ndetse nuko bukeye. Njye muri kumwe ku buhanga bwa microphone nyita Shanivo, ndahari kugira ngo tubane mu makuru atandukanye agenda agaruka mu itangazamakuru, agenda agaruka muri showbiz, entertainment, politike ndetse no mu zindi ngeri twabonamo makuru kugira ngo tuyahereze abanyarwanda. Mwite Kenisi ni umuhanga cyane, ni umwe mu banyamakuru dufite bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ni umwe mu bakire dufite mu gihugu cy'u Rwanda, ni umwe mu banyabwenge dufite mu gihugu cy'u Rwanda. Afite televiziyo yitwa TV1, afite na radiyo yitwa Radio 1 FM, afite na YouTube channel yitwa TV1 ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, yinjiza akayabo k'amafaranga, ikemura ibibazo by'abaturage, ibavuganira n'ibintu byinshi uyu mugabo navuga ngo yagiye yamamaramo. Njye muri kumwe nkuko nakubwiye nitwa Shanivo, niba utarakanda subscribe kuri Kigali Now Update, ndagusaba kuba umwe mu bagize uyu muryango mugari, ukanda ku ibuto rya subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu makuru atandukanye agenda agaruka mu binyamakuru bitandukanye, agenda agaruka mu mateka, agenda agaruka muri showbiz. Iyo nje hano ngiye kuvuga inkuru mbi ntago nza narubiye cyangwa se narakaye, ahubwo nza mvuga nseka kugira ngo nze guhumuriza n'ababa bagizweho ibyago kugira ngo bumve ko uyu munsi uba uhari ejo ukaba udahari, uyu munsi ubuzima buba ari bwiza ejo bukaba bwanze. Witwa Kenisi rero ni umwe mu banyamakuru b'abahanga navuga ngo dufite mu Rwanda. Mujya mubona kuri YouTube amakuru menshi agenda atambuka, baba bifashishije uyu mugabo witwa Kenisi n'umugabo bakorana witwa Angel Mutabaruka ndetse n'umudamu uhagarariye abanyamakuru ari we witwa Mama Urwagasabo cyangwa se ukamwita Mutesi Kovia. Uyu mugabo akunzwe n'abatari bakeya, akunda kugaragara mu biganiro bye kuri TV cyangwa se kuri YouTube yiwe, acocorana cyangwa se aterana amagambo n'uwitwa Angel Mutabaruka. Ibyo ngibyo bigatuma abanyarwanda abanyamwinshi bamukunda bitewe nuko baba bari kubivugana ubuhanga ndetse bashimisha abanyarwanda. Kenisi yaje gukora impanuka ubwo yari kumwe na Angel Mutabaruka, ariko Angel Mutabaruka ntacyo yabaye, gusa Kenisi we yamaze kuba yakomereka navuga ngo bikomeye ariko bitanakanganye cyane, kuko dukurikije resulta ziri kuva aropitari ziri kugaragaza ko nibura ashobora kuba yakwigenza ubu ngubu ndetse n'ibiganiro bye biraba byakomeza. Ntago ari igisebe kigaragarira amaso y'umuntu cyangwa se ku buryo azajya kuri televiziyo ukabona ko icyo gisebe yagize kirimo kiragaragara, ahubwo ni igisebe kiri behind, kiri ahantu mu rubavu. Mu rubavu niho navuga ngo icyuma cyamujombye, kuko imodoka yo bari barimo yaje kwangirika bikomeye, ariko ntiyabura impanuka. Imodoka yangiritse n'icyuma kiza kujomba uyu witwa Kenisi, nyamara Angel Mutabaruka yavuye mu mpanuka amahoro. Ibyo birasanzwe, umusanzwe muzi ko abantu bakora impanuka, ariko ukabona abantu benshi, reka tuvuge nko muri Coaster, ugasanga abantu 17 bapfuye, umwe yarokotse nta n'ikintu yabaye. N'Imana ibakinze akaboko, twese turi imirambo itaha, turi imirambo igenda. Ujya ubona umuntu mu nzira akagenda nta kibazo afite atarwaye, ariko akagaruka yapfuye, hari umurambo ari muri muri laboro yitwa muri coffin, ari mu isanduku, ugasanga yapfuye. Rero Kenisi akeneye amasengesho, akeneye urukundo rwo kumwereka, kuba mugaragaza ko mumukunda kuri televiziyo. Mutabigaragaje ahangaha urugo nta rukundo ruba rurimo n'ukuri. Mubigaragaza ahangaha mumwereke ko mumukunze, ko ahantu hose muri kumwe, ibyo bizamufasha kumva yorohewe nawe aba yari gusikororinga kuri YouTube akagera nko kuri iki kiganiro, ubundi akasoma comment z'abanyarwanda, ahita abona ko mu by'ukuri mumufitiye urukundo. Rero niba utarakanda subscribe nkuko nakoze natangiye bikubwira kuri Kigali Now Update, kanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu makuru atandukanye agenda agaruka mu binyamakuru bitandukanye nkuko nahoze mbivuga. Njyewe nyita Shanivo, ndahari kugira ngo tubane mu makuru atandukanye agenda avugwa hirya no hino muri showbiz, entertainment ndetse na politiki no mu zindi ngeri z'amakuru twagenda tugaragariza abanyarwanda. Rero ni impanuka Angel Mutabaruka yakoreye mu karere ka Rulindo, ubwo yaragiye kureba umugabo warushanyiranye n'umugore we,
ndetse n'umusore bivugwa ko yarongoyeyo isaki, bikaza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Yari umukozi wo mu rugo, nibo yari agiye gukoresha ibiganiro bisanzwe kugira ngo aze kubya approachinga cyangwa se aze kubimentioninga kuri televiziyo, ndetse n'abatabasha kuba baba bafite televiziyo baze kubibona ku rubuga rwa YouTube. Nibyo rero nabagiraga ngo mbatangarize. Ukeneye kuduha ubufasha, inyunganizi, ubyandika muri comment. Icyo wifuza kutuvugisha, usiga nimero yawe muri comment tukaza kuguhamagara. Ubundi hari ubufasha dukeneyeho, hari ubwo waba ushaka kuduha inyunganizi z'uko twazajya dukoramo ibi bintu, tuba duhari. Wanatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero iba iri muri description y'iyi video cyangwa se ya channel. Reka mbashimire mwebwe mwese mwabanye natwe kuri Kigali na Update. Mwibuke gukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu makuru atandukanye. Njye nitwa Shanivo, muze kugira ibihe byiza.